Ya, okay. Barambwiye ngo murankunda we. Ngo ndakunzwe we. Bakise inkuru ya Sara agace ka 13 mbahaye ikaze. Aka nagasobanuye. Ya, bakise inkuru ya Sara ndetse mu gutangira twabonye hanga mutamo urubizu. Dore ngo undi araba nk'akazanga. Abakunzi ba Sara mwese muri komenti mbone imitima hejuru. Dore ngo disk arazangahara. Bibaye ahanga naze ngo nibiki gusa yumvisha ari byiza, ameze nk'akubiswe n'amashanyarazi, akubiswe n'inkuba. Aramureba amazi yuzura kanwa ndaga yatangiye guseka kandi bwo abura kica. Dore ngo karatinya disi. Dore ngo bizu sasa aramwongeza indi kugira ngo ashire ku bwoba, amenya ko ibibaye ahanga atari inzozi ari ibyanyabyo. Bizu ya mbere yari yo kwiyiba, none ahangaha yimaza agahinda. Amukubita bizu koko, amukubita urusomyo bishyira kera, biratinda harashya byanyabyo. Disa murekuye, noneho bwa bwoba yari afite dore ngo buri kuba katinyemo ni ka Sara. N'ubwa mbere binanga bibaye kuri we kuva yavuka. Ndaramureba, dore ubwoba, umutima utera vuba vuba, yumva ashyushya ibirenge, yumva konja amatwi, yumva mu mabinga yiwe hajemo vibration. Karamureba, Sari koko uransomye, koko urongeye uransoma koko, Sari ukoze ibiki? Dore ngundi biramusetsa, disi nabyo kare kamenyereye. Dore ubwoba, dore gutinya, ati humura na kintu waba, cyangwa utinye ko byo nkoze kano kanya byatuma hangaho useba cyangwa abantu bakubona. Hareba hano hose ararebuzwa ko nta muntu ubabonye bamuha bizu. Areba hakujya mu madirishya ni Sara, areba hakuno hakujya ararebuzwa. Ndaterega humura, ibi dukoze nta kibi cyabyo kandi turi bakuru turabyemerewe. Uyu ntabyumva, undi aramusetse, mugenzi basa muhumurize. Dore ngaragira ubwoba, bibutsa hangare kuri Bruce Ariga, azi ko ryose gato yakora ikosa kidogo hano yakora yahava akagenda burundu. Nazi ko mugenzi bari kumwe hanga afite confidence zuko hanga hani iwabo nta cyaha akoze kandi akoze iby'umutima y'umugenzi ushima, umutima ukunda. Rumyanga muhumuriza, undi ntabyumva, yibereye kure mu bitekerezo. Cyakoze ahangaha ati vanga mugenzi nkwibwirira utuntu twiza. Undi kwanga atabyumva yahise mugenzi ko kumuhobera, basa muhumurize. Yaramuhobeye amuhumurize, yumve ko nta gikuba gicitse ndetse byose ahangaha byabaho Salima birimo neza. Mu yandi magambo humura nta kibi kibaye, nta muntu wishe nta muntu wibye. Disi kasara nakana keza, nibibereye ahangaha byose kuri we byari ubwa mbere. Kubyakira mugenzi muri we byabanje kumugora. Dore ngaragira ubwo umutima uratera atinyamo. Undi ati humura, gumya muhe inkuru zihumura. Undi mugenzi ntago abyumva, guhumura mubwira ntago bimworoheye. Ati byo sanga dukoze n'ubwa mbere ubikoze mu buzima bwawe. Kati yego n'ubwa mbere bimbayeho, niyo mpamvu ngize ubwoba nkatinya ko ntago nari mbizi. Genzi ni bwatinze sasa ku ruhande bano baje hanga batongana. Eda yakubise Sara inshi aramukomagura. Sasa baje hanga bashwana na mugenzi wabo tuzi nka Zainabu ngo bakoze amakosa. Ati nakosa nkoze, ibyo nkoze byari bikwiriye kumukubita. Yahemukiye Blaka, bibutse Eda yikundira Blaka, hari ubuduhoreye twese. Deko kubita imbwa wijwigirize ko babivuga ahanga hadisa ko Zainabu we ntago yemeranya nabo ko bavunagura mugenzi wabo bamutesha umutwe n'umwanya kandi yaraje kwiga. Sasanga barabishwanira avuga Zainabu ati rwose munyemerera groupe yacu nka genge muzi ko nta guhohotera gitsina gore tujya tugira muri twebwe, ndetse anga cyo cyambere twanga n'umuntu wese uhohotera mugenzi we. Rero mwakosa amakosa. Basigaye bashwana sasa hano gusohoka. Sara yaje afite isoni, azi ko abantu bose bari bumusomemo ko avuye gukora icyaha, ko avuye gutanga bizu. Dore Sari mu confidence, cyo cyasokanya nga confidence na morale kinezerewe. Dore kanisoni, dore ubwoba,
gumanga mureba n'urusoni mu maso undanga aramufata aramukamata kamati ya chini aramukacira bagenda amufashe bya nyabyo dore kandi soni disi abantu bose mu kigo bareba babonyanga Salima afite umunanga hamyenzi yakabye bari mu ngendo y'ingwatira mubiri kanu gafite isoni abantu bose barandiye bazahanga barahagarara ati gose ari murekera aho ngaho abantu bose anga barimo kutubona barimo kutureba ndetse umuntu tubona anga abonye turimo turiba cyangwa bamanye nimo nica umuntu byanga ha turimo bose anga barabikora gukundana anga mu kigo biremewe si icyaha zimeze gukundana undi yikangamo zengo Salima hanga ameze nkaho arimennye ijambo rye ko we ari mu rukundo tayari ngenza gumaho kuno Sara rebuzwa ku mpande sanga rwose ibereye ahanga ntagaraba kubyumva noneho Salima aje no hanze ngabidekarare undi nagabyemera yamurebye ahanga urageze isoni zakishe katinye karavuga ubuntu buterekeranye atumva humura byose ahanga turimo nge nawe biremewe kandi nta kosa na rimwe ribirimo hateganye rwose byose urimo kumbwira n'ubwa mbere bimbayeho nta muhungu n'umwe unzi ninacyo napfaga na mugenzi wawe imbere hose konge rwose binabyemera akibivuga ahangaha undi ahangaha haramuterura ishuri ryose rireba dore ngaramuzengurutsa aramukaragaranje mishize hasi ati ngaho basi mabizu dore ahanganda nabidekaraye ko ngukunda muzengukije cyose bireba mukaraze hejuru abantu bose batureba ngaho manuru bizu amuhe bizu nahanga mabizu sasa mabizu abantu bose babone ko yimpaye ubundi tudekarare ko dukundana byanya byo imbere y'isi yose amwakira bizu mu ruhame ndaramureba undahanga hari tereka bamuhe bizu atereka hakune gitwe karamwitegereza nyine mabizu kabyigaho kareba hakurya kareba hakuno karamwitegeza kabyigaho gahita gacaho kirukanga undi asigara hakurya ahagaze n'urutwe aziko baramuha bizu undi yagiye kare yasigaye hakurya urunwa yarusongosoye asongosoye urunwa bamusiga nta bizu kagiye gaseka dore ngo Salima asigara ahagaze ariko mugenzi ntari ibi byose binyenze uko ari byishimo babikoze ari batoya sasa ku ruhande abangamyeze aho bari ati rwose kujyana kose byabaye kuri Sara nabibwira Salima karatubaho Salima ari butwange kwanga bivuga byose bwakora Brigitte ndati ntago Salima yatwanga ahubwo mugenzi gitangaje ari bwakirane iyi nkuru yombi imunezeze cyane ko twamudihiye ishyano ryatumye mugenzi we Blaka akora impanuka babazi ngo Salimu navuga rumwe na Sara yajanga kushira muyerekeje kuri class ahaje kwiga sijya zangaha atse basura tahasanga api dutahane ndatse gutabura biri bukundera ntago mbizi neza byenze kanu gafite ubwoba gafite isoni binika bimenyereye Salimu we byamunejeje hakono yatatse yafatiyeho kiranga telefone yarasonnye hari umutelefonnye bakivugana bageze imbere ya class ataro yego ndakumva ndahangaha hari utuntu duto ndimo ndahangaha mu buntu toto akibivuga undacata museze atavuze byinshi ajya muri class kwiga hakuna bahamagaye ni Brigitte n'ikipe yiwe bajye gusangiramo bajye no kunywa Onyezanga bivuga undi ati ntago mboneka ubwo ndi mahanga buto nimbusoza ndajya kwiga ntago musitiri busangire nuko yabakatiye uyatsina bivuze wasanga Sara yagiye atambaza amakuru ayabwira Salima ko twamukubise akaba atangiye kutwicaho no kutugendera kure cyane yaturakariye kwa bivuga bo bazana kantoto bakoze uyatako niyo yanabivuga nge rwose kugeza n'umungura cyagaze ku ngingo yanjye ntabwo dushyira imbere guhohotera abagore bagenzi bacu nicyo twiyemeje murabizi neza rero wakoze kosa kumugeza anga bibahata yatako se wakoze kosa ushaka dukora iki ntuzanywe yaho bigende bite byose yakoze yarabikwiriye kuba yabikorwa reka hasigaye ahubwo n'ibyo yanakoze n'ubutaranya zakora ibindi birenze biriya yatako rwose ngese mvuga rumwe namwe inambaranga muri bo mushoza ntago ari sawa wanjye sinyemera ni Zainabu kibivuga ahangaho wambere aramutaragenda mutanamwimyoje ntazi impamvu arimo kudefanda Sara kandi Eda yakoze ibikwiriye bibutse Eda intego ye we nuko rwose Blaka bamuhorera sasa ku ruhande hano haje Salimu ahamagara umuryango wa Blaka ngajye kumusura muri Ankara bati ntago byakunda abaganga bemeje ko ahantu arwariye nta muntu ufite kuhagera wende cyashoboka mwavugana kuri telefoni bisanzwe
mu buryo bw'amashusho, ariko kuba mwabona ntabwo byashoboka. Sasa ku ruhande tuvuye hakurya tuzakonoka papa wa Salimu yari afite angaye imijinya, mfite umunako arimo kwiyama kuri telefone mwaka amafaranga buri munsi, amafaranga ye yamuhereye nareke bageze kumutesha umutwe, noneho yanasheze ngo babonane, ati ntago dufite ko kano kanya twabonana nje nawe ntago mboneka, amafaranga ushaka ndayaguha ariko byo ngo nyene duhure mu gihe nta bipanze ko mfite kukubona ntuka telefone. Yesu kwanga bivuga afite wahanga kuri telefone yiyama, dore ngo Asena aramwumva ngo afite umunahanga watse munyazo ko babonana roterekana ngo ntago naboneka, amafaranga ushaka ndayaguha kandi ntukanzengereze, bijye biguma ari ibanga hagati yanjye n'ibyacu twembi, ntukajye ubishyira ku karubanda hatazajya n'undi muntu usomenya ko nyene dutyo dupanga ukanteza ibibazo. Asena arabyumva ntazi sasa ngo uyu ninde. Mbibutse uyu mugore umushinga ahanze amaso n'umugabo, azi ko umugabo ariyo nzira y'ukuri n'ubugingo ku buzima bwe, none kandi umugabo ahanganga afite undi muntu arimo kwiyama, amafaranga yayimye yanze kubonabonana, dore ngo ariheba, dore ngo kiramurenga, dore ngo aragira mu ubwoba. Proje ya mbere hanze amaso imeze nka yaziba twashira, ntazi ninde kandi ubundi mugeze ahangaha uyinjiyemo, ntazi ninde ahangaha umuvogereye mugashinga yivumburiye, umukire yivumburiye, umugabo yivumburiye, naza ahangaha umuvogereye ninde. Cyangwa telefone y'umugabo we ajya amahanga yicakazi amenye ahamagaye nde, baravugana biki, amafaranga ahora mwaka nayiki, ku buryo yamwatse ngo banabonane uyu munsi ndetse ntago mboneka, ntago guhura naye biri ngombwa, niko twumvikanye ko nta kubonana, ninga ushaka nzakubwira wintesha umutwe. Telefone hanga arayicakaza, nimero ya telefone ako narayibona 078 90 686. Amenye uyu nide sasa, aramushakira iki ku mugabo, ko abagabo arabibura, abagabo nabibura bari serious, tusigaye twese turi mbarwa, n'abagabo b'imbwa bo kwisi baruzuye, abari seri nibo bonyine bashize, dusigaye turi bake cyane rwose muri isi y'abazima. Telefone ayisiga hakuno amaze kuyicakaza. Sasa ku ruhande hakuno Sara ko yakavuye kwiga, ngeze ahanga asanga Salimu yamugogereye. Salimu we rwose ibintu byabaye uyu munsi byamunejeje byamunyuze, umyangare bakuna kuki barwose akana ahangahe Imana yamuremeye, hari abantu rwose Imana yagiye kurema iritondera, irema mugenzi yitonze, hakaba n'abandi yaremye yihuta vuba vuba, ibaha ibirenge bidasobanutse, ibaha imisa y'ibyimbye, ibakubita imidigi tayihurutuye, agasura kanti wojya. Disa kuno Saraje yamutegereje, ndatugose kuntegereje ahangaha wivuniye ubusa, ntago twajyana, ndatse kubera iki. Impamvu tutajyana nukuntu wanyise ujya kunsezera, wavuze ngo ndakantu toto kuri telefoni yawe, ngo harakantu toto uwugiyemo, ese koko ngenda akantu toto mbwiza ukuri. Mugenzi amagambo yavuze ngo yaramurakaje, nimba ari ukurakara, nimba ari ukwijya simbizi, aramureba nge ntago ndakantu toto pe, ndagakira murega yasogo biri serious, yarazo ngo abaye ikintu kiri seriye, abo ndi byavuze ni brage oya akusubira akana yanjye ntago ndakantu toto sheri, ngenge akantu toto ko niko bavuze ngo ngenda akantu toto ahita bigira impamvu za drama z'abakundana, ntago ndakantu toto ke basi no urakora akantu big, yemeye kumujyana abanje kubyanga, abanzanga hakanagamo akabrage. Bagenzi baraziranye ako bitagiye kure, ndetse Sara kunateye nibwa bwuki mugenzi muhura ukabona ntagameze nk'abandi bantu bose muziranye, n'umwana utandukanye, ukunda kwiga, ukunda gukora, kandi ikindi ampulisi mwiza. Yagiye amwenyura ni Salimu yitoraguriye ingoma mu giteme yatunamye. Sasa ku ruhande cyese tuvuye hakurya tuzahanga hako na hariho tuzi nka chef de quartier na mushuti we Nyiragashyano Nazirini, avuga ati cyakoza imbwa zihungu yivupe zicara ku meza, rega ngo bashinze business y'ubuzunguzayi, zoko uretse kujya kwitesha umutwe n'umwanya, nawe reba ukuntu meza n'ukuntu utekereza n'ukuntu ubwonko bwawe bungana, nanga byose yamuserereza ngo nta nkumi yigaya, kandi imbwa zihungu yivu zicara ku meza kubera agiye gushinga business y'ubuzunguzayi, ntabwo yari bumare kabiri.
nta sora nta patante atanga, araho gusa arakora fwayo nkaho igihugu ari ikiwabo. Ndatako rwose business ni ngombwa. Nyaza kiri ahangaha ka telefoni karasonnye, hari umuhamagaye ndetse bamuhaye amakuru meza. Ahangara mwengera arasimbuka, dore ngarishima ati rwose ngo ni ngewe pe, ningiye mushaka ntago mwayobye, ningiye mukeneye. Yaje ngamuha inkuru ati rwose bandangiye akazi mu kigo cy'ishuri, baranshaka vuba vuba byihutirwa, ngiye kukuba mgenzi natanga interview yanjye n'ibintu abangombwa ndahava akazi nkabonye. Dore ngo ndaramuseka ati rwose niyo wajyayo ndabizi uzansanga ahangaha, ntago uzamarayo kabiri, ko ndakuzi imitekerereze n'imikorere yawe, umeze nk'agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye. Sasa kono ku ruhande ahari Salimu yaje angana Sara baganiramo, genza museka ukuntu yari yatinyagize ubwoba. Ndati rwose ganyirwa n'ibimenyereye n'ubwa mbere nari mbikoze. Ati wagatanga nshaka nkubaze kandi umbwiza ukuri, ume amakuru yuzuye, icyo na Black mwapfuye niki? Ndatse ntubizi, hari ukuri kundi utazi kwabyo? Ati nyine mbwiza ukuri, mwapfuye ikigira nawo mukubita urushyi, mwashwanye mupfiki. Ndati Black uramuzi ni mugenzi wawe, afite imico mibi kandi yitwara nabi, ntago yumva aranagorana. Iki navuga amagambo yose amujemo, diragumye umunsi ku munsi njya nshohotora ambangamira ntabishaka kandi ntabyumve. Kugeza no yaje mu rugo iwacu, noneho ahaza atambwiye antunguye, mwiyamye nzo kubasa arabyumva, abigira bwo imikino agira ngo ni brage nibereyemo. Kugeza uriya munsi ubwa dusanga buriya nari ndimo nkimwiyama, byose ahanga yarabyumva, yumva hanga amafuti, yumva imvo n'imvano ya mugenzi we. Atakwa nubwo umushinja ibyaha, icyo kandi nshuti magara yanjye ntuza kumushinja ibyaha byinshi ushyiremo kadohora. Salimu ahanga byose bigira brage, batse ndohora ibiki, nabyanga nyine rwose ngo ndohoremo. Ntago Black azi guha agaciro icyo umuntu amubwiye, ntago azi kubaha abakobwa. Bagiye baserera, ndate baserekera aho ngaho witongana wirakara, reka ngaho tugume mu byacu tutisanga ahangaha bigiye nabyo kudogera bikaba ibibazo bikazamba hejuru y'abandi bantu. Sara kurakara ko rwose ahanga akanya kose yarakara, akanya kose umuturutse ibutamoso umujinya wayo tubizamo. Aha yaramukarumye amufata ibiganza, bagenda banezerewe. Atari ko basi ndishimye, se wishimiye iki? Kwa nige muntu wa mbere uhaye bizo mu buzima bwawe. Mu yandi magambo ahangaha agaseke kari kagipfundikiye, uzagapfundura yagaragaye. Asenga Imana mugenzi bibyuya ntibizahindura isura. Sasanga ni bwatinze, atawunde poza nari imbere, ahandi ndagenda n'amaguru. Asibaso akwemeye hakugeze muhira, ndati hoya. Ahangaha ni wundi poza, ahandi ndahigenza. Yaramwangiye kandi ni hafi ntagari kure, asanzwe amenyereye kuhagenda n'amaguru, ntago bimugora. Yamusemye nzo mu cyapa cya tagisi aho bisi ziparika, ahandi ndarahigendesha. Ariko disimye nzo gati rwose nibiba byiza unabyemeye, ureke nejo nzazanga ngutore mujyane ku ishuri no mu kazi. Ndati hoya ntago byakunda. Ndabyuka hanga mu cyakare njya mu kazi ndijyana, twavuga nageze ku ishuri. Ntago mye Salimu yahatiriza, yarabyemeye. Byose yangaho avuga araguma biseka, araguma mwenyura nuko yerekeye. Amudepoje hafi yo mu rugo, yanze kumugeza mugenzi muri karetse mu rugo nyirizina. Arahaza mu mibyuko, wahagera wese yatungurwa byamutangaza. Kumyanga hamureba, areba ukuntu iyi niryo yuzuye, niyo yaniryo benshanga mu nkurikiye mwandikiwe na muganga. Iyo ndya Salimu yayivumbuye, sigaye amwenyura yisetsa, aseka hanga nkore amavuta mabisi. Sasa nawe ko yakaje yaje disanga muhanda mwenyura seka, nta kindi kimuri mu ntekerezo ni ibyabaye. Bamukubisanga urubizu rwa mbere, atangiye kurekana amamutamo urwa kabiri rwashimangira. Yagumye hanga aseka shimangira amahana yanjye kumahanga aho tunwa yirigata iminwa. Ibitangaza byabaye, kaje mu muhanda wose gaseka. Uko byeza kurogaje gaseka, dore ngahangaho hakuna Laura na Nyirashyano tuzi nka Nazirini. Simugenzi bahuye
yaravuga ati rwose nagize imana ubu byakemutse, amafaranga najyaga nkwaka y'amadeni ntabwo nzongera kuyakwaka, nabonye akazi abantu bakandangiye bashingiye ku bushongore bwa nyir'ubukaka n'ubudahangarwa n'ubwenge bwinshi mfite bampaye akazi. We yaraseka nazo banyazo bamuhaye akazi ari uyu nguyu bimugiriyemo, none bamuhamagaye banyazo mu kigo cy'ishuri bakine kuba bamuha akazi. Yaje ahangaha rwose yiyemera ngo rwose bashingiye ku bushongore bwanjye n'ubukaka n'ubudahangarwa n'ubumenyi bampaye akazi. Yesu yarishimye. Mbibutse Nazirini ni nk'umwana bavukanye, bose barakuranye, nubwo umwe ari umukozi w'iwabo wamubyaye ariko abantu bose ni abantu. Sasa ku ruhande utuzi nka Brigitte yaje mu gasiporo n'umukoci Flora wo muri M&B. Hangara mutoza basoje kuno mwitozo atakora ngo nyenzo kuno ko bantoza hari amakuru ngukeneyeho ndatajyanye n'ikise ku mukoci mushya musige mufite muri gym yanyu w'umugabo ngo y'ibogare bambwe ko rwose imihanda yose ngiye yisashije abantu bose bavugishijwe nguteye neza. Bazanga mugenzi w'umutoza waje ahangaha kumfasha mu genzi siporo mu rugo, ndatuvuga ndamuzi kandi turakorana ni n'inshuti yanjye magara. Uyatabwo utarakumbaza kamfata kano kanya ngushimire buri ari ahantu nkora wa munsi umposting ya kumbuga za nkoranyambaga byatumye bampa akazi barananyubaha cyane, ndetse ni mukoci hari mushyashya w'umugabo wahaje ninjye wahamuzanye ko twari twariganye. Uvuga ndamuzi ati umuzi bingana bite bigiye kure bingana iki, ndati ndamuzi wese ni inshuti yanjye byose kenshi akora arambwira ati basaba nose atoza ububazi, ndati bose mbambazi baba abagabo baba n'abagore byose aramenyesha. Nishimye yanjye ya hafi nta banga rindi yabika mba ntazi. Mbebe tsanga Brigitte coach arimo kubaririza ibyiwe ibyo akora aho ajya uwari we n'ukuntu ateye n'ukuntu ameze, nuko azi ko uwo mukoci atoza Asena. Yati rwose humura pe, niba umukeneka gutoza ukeneye ko nahanga nzamuzana rwose byakunda pe. Ni umuntu uri open kuri nge rwose ari sanzura byose umukeneyeho bizikora. Dore nkarishima karamwenyura ze ngo umukoci gafitiye amakuru ko we na Asena asigaye hanashya, dore ngo byose ako karabimenya ko bizikora. Karishimye shaho gakunda intambara ni ka Brigitte gakunda guhangana kuva Asena yagasuzugura kamuhigiye umuhigo. Sasa ku ruhande genzi tuvuye hakurya tuzanga ari umuryango kwa Basalimu ndetse bose nka famille kumubarikiye ku meza basangiremo n'amasaha y'umugoroba. Baraha ku meza hakuno profe yashimiye sebukwe ko abacumbikiye iminsi myinshi hafi amezi arenga 6, ariko nabo inzu yabo imaze iminsi ivugururwa byose byarangiye ubagiye kwimuka. Ariko nta mpamvu kujya muvanga mugende nahangani iwanyu kandi inzu ni nini twahangaha twese turi bake muri iyo ntago tuyituyemo ngo tuyuzure. Abana bati papa nta mpamvu ku mahangaha tuzkwanga rwose ko tunahari twabangamye kenshi twakugoye tujyasigaye tugende twerekere. Bakirangaza Salimu haje hakuno kavuyo bibutse muri iyi nzu basara bavuye angahereye ruhande avuye angase mukaso yaragowe. Yaje ahangaha asanga barimo kurya munyenzi bamaze no gusoza amasaha bose yo kuryanga baba yaziranyeho, we yaje yaviyoye yaje yarenzeho. Byakoze ahangaha arya mugeza ku biryo ahagaze byamushikiwe no ku mbuto ziranga ku ruhande ari yahagaze ati rwose yakoze inzisigaye itangaje pe. Kera ku gihe cya mama wajyaga urya uhagaze mu gatongana, ariko muri iyi nzu nta mugore uhari kano kanya wawe hatuhereza umurongo wo kugenderaho. Ameze nk'awangaha aninura mugenzi mukase ngo kera nyina bajyaga barya bahagaze akabatuka kanabatonganya ngo barye bicaye, ariko uyu munsi nta mugore muri iyi nzu mukuru uhari wabagorora. Papanga kamuryamo atariko ndari nka so ndetse nago bikwiriye ko bivuga nga Salimu intega jyanga shotore Asena ko ari yahagaze, ariko mukase ntiyabivugaho nk'umubyeyi. Mu yandi magambo ntago mukase ashyitse nta burere yatanga gahereza umwana. Byenzo bivuga dore ngo muze byo sanga araberenza amaso amubaza hanga amakuru ya Blaka ya mugenzi we. Ibyo bihagaze bite n'ikirimo kujya mbere kano kanya. Ndatu uyu munsi nibwo twimuye Blaka inzu yaratuyemo, imitungo ye yose yariri mu nzu imwe nayitwaye indi nayohereje iwabo, hari abantu baje kuyitora.
yati rwose isi iratangaje vuba ahangaha Black muzahita mumwibagirwa cyane ko abato ubushuti bwanyu ntago bujya butinda ntago buramba ndatse uko ngewe nteye papa ahangaha byumva mukasa n'ahangaha n'ushotorana sasanga yivanze mu bushuti bwa Salimu na Black ngo ntago bazatindana ndatse uko ngewe rwose nteye ntago ndi indyarya ntago mbona byose mfite kano kanya ngo binkure ku bandi mfite bagenzi banjye bose ntago meze nkabona ubutunzi n'ubukire ngo bate imiryango yabo banga inshuti zabo kumenya zakona bivuga nuko manga shotora mukase ko mugeze yabonye ubutunzi bw'uyu muryango ngo atuma atabari inshuti za kera n'abavandimwe ngeze ara ku meza dore mu telefone yase irasona isonnye asanga mugeze muzehe yikanzemo telefone yasone ahangaha ku meza asanga ku maso yikanze umugore ahangaha mureba areba umugabo we telefone irasonnye yikangamo nuko yahagurutse aragendera basiga agiye uyasigara seka ahangaha muzehe aragiye uyasigara seka cyokoza isi iratangaje pe papa natwe ko umuryango we cyane ndetse mwisi nta kintu cyasimbura umuryango we n'aya meza dusangiriraho cyane ko niyo mukaza mu telefone avuga ati ndi bize ndi kumwe n'umuryango tuvugane mu kanya ariko uyu munsi arongera koko aragiye pera dusize so bafite indi mpamvu ya danger yatuma asiga umuryango we cyangwa se gafite indi dege arimo kuyobya kano kanya mutwa ruhu n'uruhande yamusimburiye umuryango we ko banyazanga bivuga uyu nga muhanga amaso n'umuhungu we ntago ni muzehe bisanzwe ko yasiga abantu kumeza ngo agende niyo kaba ari akazi arakareka gusa uyaramuzi neza ko muzehe akunda indege ngiyi indege zaje akenshi na kenshi atubwenge gatumurongo ndetse ngabizi ko muzehe wiwe ajya agira impamvu imwe iteka imushitura imukura muri byose gusa iyo mpamvu ntabwo yayivugira ahangaha uko ahangaha bivuga atuma ahangaha mukase atumutwe ngo impamvu itumye ahangaha papa agenda akava ku meza akabasiga ni impamvu uyu yaketse uko hakibivuga gihanga amaso mukase sasa ku ruhande tuza kunino tuzi nka Sara yagezanga mu rugo munyazanga nta kindi akora n'amasuku no kwitanga kuri nyina utakiri tayari nka kera geranga mu nzu fata byo sanga mama yiriwe yambaye ajya kubitunganya bimese anamutekere yaje ku ruhande bafitanga imashini imesa ariko my friend izishahu iboze ishaje nyanga byo akoresha ni inzu ntoya ariko byose hanga birwanaho musikira kuna amazi yavuye ku mumesera gutegura no sakora amasuku amuhanga n'icyo kunywa iyo mbese ageze mu rugo akazi yakoraga muri hoteli hari abatangiye kandi kazi gusa imbere y'umubyeyi mugenze nk'umwana byose ahangaho gukorera imigisha kandi babikwiriye yaje ku ruhande size imashini hakurya imesa hanga banze yitunganye yite refresheri gusa mugenze ngo ko yireba arahuza amaso nawe akigirira isoni hari kumanywa ibyabaye byamuteye ikibazo hari ibintu yakoze ariko adisakoro ku minwa akumva anatazi nawe abanga byabyana bitangamye raporo ngo mama ngo umuntu yaje numva natazi ngo numva natazi ukuntu umeze mugenzi umuntu yaje ahangaha amukoraho anakamuha kabizu akumva natazi nyanga yisinyikishwa yisekeshwa bamukubise bizu ya mbere na bizu ya kabiri yashimangira yagumye yanga amwenyura mugenzi kuva ngo yavuka n'ubwa mbere umuntu amukoze biriya Salimu yamukoze byo kumukubita urusomyo nyanga sekamana abandi bana disi sasanga yitunganya agasatsi kiwe akaringanize buri y'ubwiza mugenzi nugohozaho agicomeka hakuno mugenzi seshe dore ngo umuriro wabo urikupa wo mu nzu indani kandi mama shaka ikintu cyambere yanganga n'umwijima umutera ubwoba iyo uje gutyo utunguranye umwibutsa umunsi umuhungu we yamusanze muri sinki y'amazi amatara avuyeho bize nganga Sara agire vuba vuba nyaza yacane mu kandi kanya atitonze hano yabatunze umusazi mu nzu umuntu yamusarana Sara afite imvune nyinshi zidashira bageze vuba ko baracana mama bayahamutse n'abari tayari akupe yanga fizibure wapi zengo umuriro wabo hajemo sirikwe ntago byoroshye ko biri kose no gushaka ejo uzanga bikupure
ndetse mpamvu byikubye Sara ngarayizi bimaze iminsi buri uko ahangaha myenza acometse imashini zirenze imwe akenshi umuriro urikupa imashini imesa yaririho akiranga n'imashini anga y'umutsi umusatsi iwurambura byo kuzanga nta kindi nk'umwana yacane ahangaha nyina ati rwose makanika ncane imagine ko twasohokeye ahantu heza ari za buje turi mu ijoro riri romantique mumara mwishikuza namushingukeho namutera umwanya n'umutwe ngawugiremo isereri kwama yagiye udasigara wenyine muri bicyahangaha afite mugenzi nk'umukobwa agoma byishakamo ibyishimo mu bukene bwe ntajya yinuba byose bije situation yose ije ayishimamo sasa ku ruhande mugenzi kano kumbuga karayoboye kaje ku mbuga zako gakiranga posti ivuga ngo vubanga ndaje ntamaze ishyano ry'umugore mwese mwajyaga mutinya mufombore n'uwuhe gashyiranga amazina byenze yabo kashaka kuzatamaza mubo katanze harimo n'izina rya Asena ndetse nk'imbuga zahanga mu gihugu cyabo aba bloga benshi ni inshuti zako barutwitse benshi ku mbuga na amashumi ya Brigitte afite anga ibyishimo ko vubanga amakuru ari buyabone ya Asena na wa mukoci mushyashya babirimo neza kumbe yakono ku ruhande ahari Salimu yaje ahangaha yishimye agumanga akina ka basket ariko mugenzi uko akina hari amagambo amugaruka mu mutwe ya Blacka avuga ati rwose uyu mukobwa muto Sara vubanga tuzakundana kandi amara kunkunda zataba muramu wawe uzamwishimire umwakire neza arabyibuka ibyo Blacka yavuze birangiye umuhigo uyu nguyu awuhiguye ibyo Blacka yaje yirata undahanga bijyagenze neza yazanga akina basket haje muramu we tuzi nka profe Honoro ahageze ati kuranga wishimye niki ndate mpamvu nishimye vubanga ha mu nzu mwese ndabereka umukunzi wanjye profe biramucanga ati rwose mfite urukundo rushyashya ndetse ahanga nzarudekarara imbere y'umuryango ndetse nzagushima ko urwo rukundo rwanjye kugira ngo bikunde babigizemo uruhare mu yandi magambo anga professor Nyenza byibwira ko Sara na Salimu harimo akantu prof arabyumva abana yahuje ngo bigane byarangiye amasomo biga harimo hangana isomo ry'urukundo amasomo bize haje hangana isomo ry'urukundo zenganga prof bazamugurira ko yabigiyemo byose bikagenda neza bakisi inkuru ya Sara agace ka 13 yumva anga nsobanura barambwiye ngo murankunda we sasanga Sara mugenzi bukeye yabyutse afite akanyamuneza abanyeze n'ibyishimo ndetse angahura na mugenzi na Tantine nyina wagashyano tuzi nka Nazirini avuga ati rwose Imana yakoze ibitangaza umwana wanjye yabonye akazi ndetse uyu munsi ngari bujye ngo bamwandike anakore interview finali atireka rwose Imana irakuzi mama humura byose ucamo ntago bizatinda kurangira n'iby'iminsi mikeya ntago ari bizahoraho mama yanezerewe avuga ati uyu munsi ndibuzonye ku mugoroba nzenere ipasi nkore no munza amasuku maze iminsi nahagera nabonye handi na Karaka ariko kameze neza udufaranga turi kuboneka we azisara nk'umwana yibyariye niyo mukazi atahageze mugenzi mu rugo nagajya murakarira nuko mugenzi yerekeye bisi mujyanira hageze ajye mu kandi kazi nagasoza ari buze kwa Sara akora amasuku mu nzu hatunganye kundi yagiye hano hasigaye Sara hagaze avuga tubanza nkoza amahano ubanza rwose nzanye umusazi mu kigo cy'iwacu ni Sara wivugisha ati rwose wanzagiye kuzana umusazi mu kigo cy'iwacu umusazi hanga havuga nagashyano yarangiye akazi ka Nazirini hari ukwisanga azanye umusazi mu bantu sasa ku ruhande ngenzi tuvuye hakurya ahanga hari se wa Salimu kumyanga yitunganya imyenda hakuna yihindura yambara indi tunganya ubwanwa yitera kono za parufe umugore amureba aguma hanga amanyeze umugore amucunga yambaye uyu munsi neza yambaye uyu munsi neza aracya umugore hanga aramucunga umugore ati kukeye wambaye bidasanzwe uyu munsi ugiye kujya hehe bona kama koto yahinduye kenshi wagumye hanga ha wireba witunganya wisokoza nicyo ugiye kuba wajya hehe uyu munsi
ndatugiye mu nama bisanzwe ngiye mu kazi. Umugore ahangara mwitegereza aramureba, mbibutse mugenzi uyu mugore azi ko uyu mugabo hari umuntu bavuganye ijoro ryakeye, banavuganye ejo ku manywa, afite ahantu agiye ko mugenzi yajya, umugore atazi ngo ni hehe. Ndetse n'umuhungu we yivugiye ngo ise mugenzi yaje indege nshyashya imubuza uruhu n'uruhande. Sheri wagumyanga basi ntujye mu kazi, tugumana amasaha yose y'umunsi, uyu munsi rwose ninjye nawe ndagushaka, ndamunda kwiyumva mu penda kwibikiye, ndetse ntago byakunda, uyu munsi n'umunsi w'ingenzi kuri njye, aho ngiye ntago byashoboka ko nguma hano. Usanga Rubizu acaho yitunganya soze ajye mu byajyamo, dore ngo umugore arahangayika, ntazi ngo umugabo agiye kujya hehe. Hatuma yitunganya kakageni, parufe zose yaziteye yazikarabye, wese afite fresheri, ahaganye ntahazi. Yesu uvuye hakurya, tuzakona kwa basara mu rugo. Mama ageze ahangaha, ya mashini yabo imesa, amazi yose yashotse yatembye. Kirabo baramukomangiye ku muryango, aza gukingura arebe uje ninde. Funguye hakuno, haje umutekinisiye ukora umuriro. Nimba muzi wa musaza uneka Sara agatanga amaraporo, tutazi ngo yatanga hehe. Wanahoze mugeze muri kano gace ngo ari komanda wa polisi, ariko wavuye mu kazi k'igipolisi. Dore ngo arazanga nk'ukora umuriro, bamuha karibu mu rugo, naze abatabare fizibure zikubye. Nuko yinjiye azanga indani mu gipangu. Gipangu uvuga ni mu nzu. Ndani mu nzu arahinjira, fizibure zapfuye barazimwereka, ni imashini ngaha mugenzi mesa yangiritse, azanga bitunganye. Nimba akora umuriro koko simbizi, nimba ari ibyanyabyo ntumbaze. Azanga hakandakandaho, afyondaho, tanga raporo rwose fizibure iri ahangaha, iyi ntago yakunda kabisa. Iyi fizibure yanyu yaraboze, n'umubore n'umushire. N'umushire ikeneye rwose kuba mwayisimbuza indi pe. Iyi ngiyi mbona aha irimo gutonyoka. Tanze raporo ahangaha itagiba mugeze muri tekinike, ngo fizibure ahangaha binze yarashize yaraboze, bashaka indi nshyashya. Mama ahangaha ariheba. Sasa ku ruhande, ahangaha muze amaze kwitunganya, ariko umugore ntazahagiye kujya nihe. Ndatega ngiye mu kazi, kandi uranzi nkunda akazi. Cyakoze ahangaha nta kindi yaramudomye, mu kubitangaho urusomyo aricomokera. Ni umusaza yaje akeye, madamu aramukurikira, amenye umugabo agiye hehe. Umugabo agannye he muri kino gitondo cya kare, witeye zino fresheri ko yakagiye, yapfuye mugeze gusa kurenga agenda, na madamu aramwomeka. Ni Asena. Amenye iyo ndege umugabo mugeze yamushituye, yamujuru n'uruhande n'ubuhumekero, ni ndege bwoko ki. Neza ko mukurikira, afite undi akuno yahamagaye gukora mu itumanaho, yari yamuhaye nimero ya telefoni, amurebera hanga amazina yayo na nyirayo uwo ari we. Ati telefoni wampaye yitwa Aisha, amazina yayo nayabonye, ariko ntabwo mfite amakuru menshi kuri we. Usikeneye amakuru arenze kuri uwo muntu aguhana ndi arenzeho cyane bayo yashaka. Yaje anza kumukurikiye umugabo, abona umutwaro yaparitse hakurya umugabo we amaze kuhaparika. Hari umuntu bavuganye hafi y'imodoka, amusiga ahagaze ku muhanda. Uwo yasize ahangaha ni umuntu ahangaho ucumbagira, ufite yakora amaguru asumbana. Amurebye atako umuntu usanga mufite hano muzi. Uriya muntu uvuganye na Sheri ko nsanga mufite hano muzi ninde. Aramwitegereza cyane, nibwatinze ahanga aramwomeka. Bavuganaga n'umugabo we, fasha ko ntagisi imujyane, undi aramwomeka. Ngenzi tuvuye hakurya, tuzakono ku ruhande. Aho Sara akora mugenzi mu gitondo cya kare, yari yahageze, ndetse anga banze baryemo batora agatege, ariko mugeze akona ari karama ngo rwose uyu munsi yagize imvune nyinshi cyane. Icyumba yakozemo amasuku cyari cyuzuyemo umwanda mwinshi, umwanda udashira. Niyo couple rwose anga imuvunnye kuva cyumweru cyatangira. Bajya ngo shambure yabo icyumba cyabo bakiniyemo urw'ingurube mu ruswogororo. Avuga ati rwose imvune z'uyu munsi yagize n'ishuri ntazwe biri bworohe, ko bari buvanga no kujya kwiga,
ni akazi k'uyu munsi n'indyankurye ushobora kuva ahangaha kwiga bikanga kandi rwose afite mugenzi za projet nyinshi ku ishuri zikeneye ko zisoza mu minsi mike cyane. Wanga habwira inkuru ni Pirari we rwose nta nkuru nimwe hakuno bavuga yamucira ishati. Uyu ari mu mvune gusa gukora no kwiga ntago byoroshye. Sasa ku ruhande hakuno mama Fizibure zanza kwa mugenzi zakunda yajanga na verifiye ko basi mashini imesa yabo nayo yatungana. Sasa nga uyikora yigezeho n'umutekinisiye ati iyi mashini yanyu nakubeshyira ngo ubwize ukuri inshuti yanjye ndimo ndayikora amavisi yose mfunze agaponyoka ntako ntagize tukoza nta kindi hamagaye hakuno umwana bimumenyeshe ahe sara raporo imashini imesa yakwamye amafizibure yo rwose yaraboze no kugura ndi mashyashya. Ndibutse ubabwira nta wundi mugenzi mwisa hanze amaso mufasha byose anga bikora wenyine. Yamoye raporo ahangaza incamugongo imashini yabo imesa yakwamye siyo gusa n'amafizibure yabo mayo mu nzu bakeneye andi mashya. Uyabyumva atse basura kuri kikumva bwose bigoranye ndatsimbizi mbazanga byose ibintu nkeneye kwa kano kanya nakora amafaranga make nkeneye ni nka 3 by'idolari ndatse basura ariko tugapanga nkwakire muri banke inguzanyo ko bagiye kuyigwa nka kwishingira ayo mafaranga ushaka bahita rwose uyabona. Uyati wapi ntago nabikozwa kuva mvutse ntago nzi inguzanyo ndanayitinya cyane. Yes tuvuye hakurya tuza ku ruhande hakuno ari Salim iraje hakuno guhaha ibyo amazi imisanga yaratumije mu mahanga byari byaje ndetse ngo ahangaha yishyure 6 ahasigaye mashini zimusange mu rugo iwabo nuko yerekeye. Sasa nga ari Sara hana kazi yagasoje mbibutsa aravanga mu kazi Salima mutore bajyane ku ishuri niko bari bumvikanye. Yajanga yitunganye itere fresheri arasokoza umusatsi hakuno arasokoza azana imbere biranga ajyana inyuma biranga ajyana ku mpande wapi ashaka kanwenza hakuno katuma agaragara neza imbere ya sheri imbere ya baby aratunganya ye aragoragoza ye ahera imbere biranga ye. Buriya mwisi nta muntu udahinduka na Sara hakuno dore ngo bwari mwebi arabitindamo ashaka hanga fresheri zakoma ko bagiye guhura. Kumba ku ruhande hano uneka ni Asena yometse yatagisi abona hanga isize mugenzi wa muntu ucumbagira wa muntu wamugaye kuguru aho yamusize ni muri quartier azi neza ndetse ni quartier zo hafi yiwabo kwa Asena. Kumanga hacunga igipangu neza arakireba ni hafi neza yo mu rugo iwabo. Cyako zangara fotoye fatanga adresse neza zo rugo n'amazina y'urugo wariwe birahagije amenye neza umugabo we arapanga ikintu uyu muntu atazi wariwe. Yes tuvuye hakurya tuzanga ku ruhande mugenzi wa mutekinisiye w'umuriro wa mugabo tuzi uneka Sara yajanga atanga raporo nk'ibisanzwe ati rwose muri ryanzu barakeneye ndetse biragoranye imashini zabo zose zapfuye bakeneye inshyashya nubwo nuko nabibonye amafaranga ahazava biragoranye. Nshigiye kuri raporo mbishanga mama ahereza umukobwa we nakazi nzi uyu mwana akora. Yesu kakabavugana uwo ahangaha aha raporo yose yarabyumvishije ati rwose humura vubanga naje mbikemure babone imashini nshyashya undate nanjye nyizera ninzi baha ntago bazazanga nzaba konvenka maka ibyo mbahaye babyemeye mfite inzira njye bizacamo babyakire. Mugenzi wahamagaye dore ngo arebe ko mugenzi yagurira umuryango imashini nshyashya zisimbura izangiritse. Sasa uyu ninde ni muntu ki ni ikibazo. Sasa ku ruhande tuvuye hakurya mugenzi hakuno Asena yaje mu rugo iwabo ahageze papa rwose ahangaha yaketse ururondogoro kuva umuhungu we yabona akazi ndetse n'umukobwa we hakuno yashinga company ya brand ishingiye ku mazina yiwe afite iduka mugenzi gukora ubudozi ariko mugenzi bwaguye acuruza hakuno imyenda ni Asena. Yamwanza hakuno munda aza hari mukase
ndetse ngo yamutekeye azi indyo Asena akunda niyo ahangaye yateguye. Yateguriye ahangaye imigati ikoze mu ifu y'ubugari ivanzemo karigazoke. Atari ko mangu ukeneye amakuru sijyanje niki, hari inzu ziri ku muhanda zino mubereye mu gikari, ndaturavuga kwa Aisha, ndati yego niwe mvuga. Rwose mukeneye amakuru nabanyafite umugabo umeze nkaho yamugaye utameze neza. Ndati Aisha uvuga ndamuzi, Aisha w'inshinzi kasa turamuzi, mugore rwose wananiye umugabo we wambara ibintu bihenze kandi wabara abakene. Ndatse umuzi w'iki? Atabo ngabo mvuga batuye ahangaha kera we ntago wabibuka, gusa ikirenzeho cyabo cy'umuryango wabo amagambo rwose ahantu navuga mu mihanda hose ngo basa nkaho basekewe n'Imana amafaranga yaje mu nzu yabo. Kuva umugabo yakora impanuka kugeza uyu munsi ngo ari rwose umukire ubaha amafaranga menshi, atuma umugore yambara ibintu bihenze. Umugore yabaye isireyi, yambara amasaha ahenze, imikufe ihenze, byose yambara bihenze kurusha umugabo we. Ndetse rwose ngo impanuka yabaye yabahinduriye ubuzima. Wakoze iyo mpanuka ngo agiye kuzabakiza. Byose anga Asena byumva ko mugenza umugabo we ko biri kose babana baha amafaranga. Hari impanuka yabayeho kera, ndetse ngo aba amafaranga asimbura kuba umugabo yaragize ibyo bibazo akangirika ukuguru. Arabimenya sasa hakuno ni Asena. Menya ko amafaranga umugabo atanga n'umuntu bavuganaga ari amafaranga abatanga ameze nkaho yigura ku mpanuka yabaye kera ngo yangirije umuntu ukuguru kose kwangirika. Yakuno yanekaga sasa biguye hatirukanze, bamuhaye amakuru yabyo. Bwatinze sasa ku ruhande uyu ko yakavuye mu kazi yaje angambye ku mbuga ashaka abantu yagura imashini yo imesa y'amafaranga makeya. Izanga habona zihagaze 2 niyo make ashoboka kuzamuka, kandi mu rugo akeneye imashini imesa ntaga kanya mugeze kavuguta yakabona. Gumanga zireba akazi karasoje, hari uwaje akono kumutora akira aho ngaho iraparika. Aha parisa kuno Salimu avayo azanga atoresheri amugeze imbere nk'ibisanzwe ngana urubizo arumuhaye ndahanga gumarebuzwa gumyanga arebuzwa ko nta muntu babonye uyatega nta birenze nibisanzwe. Vayo tugere rwose tugende tujye ku ishuri, ibyo nkoze ahanga nta cyaha nkoze biremewe ntari biryabyo. Kagumye kamureba agahaye bizo yindi mu ruhame arongeye aribye. Nyenze kubakinje imodoka rebye hanga nyuma yiwe haryanga yikoreye imashini avuye kugura, ndetse angafite na punching bag. Ndatse ko kwihenze cyane. Aya mafaranga yose yatanze uyigura yari yaguzanga mugeze 2850 y'amadolari. Ndate rwose ngo ibona na yatse igihe kirekire nyishaka, nari maze iminsi nyitegereje ngereho yarivuye mu mahanga. Mugenzo arabyumva menye ko Salima afite amafaranga menshi. Bibutse we mugenzi mu rugo iwabo n'amafaranga agura imashini imesa yabuze, ageze naho bamuhaye proposal ngo yake mugenzi inguzanyo muri banki ariko ko yakwiteza imbere ibyo apanganga bikunde. Dore ngarabona mugenzi undi mwana bavuye anga abenye kugura ko punching bag cya gikapu bahata ingumi bari mu myitozo ku mafaranga menshi arenze nayo imashini mugenzi imesa mu rugo iwaba akeneye. Sasa ku ruhande akazi turakakwemereye rwose, akazura gahawe hakuno nyirashyano. Dore ngakazura gahabwa ni Nazirini ariko bakamuhaye atire rwose amafaranga mani makeya mvanye imitike no kubaho ntacyo naba nsigaza. Atire rwose nkumura akazi tuguhaye, dufite imodoka kudepoza mu rugo ndi gufata mu gitondo ugiye kujya mu kazi ndetse no kurya urya hakuno mu kazi. Arabyumva akazi yarakemeye, barakamuhaye kujya koranga mu kigo mu iduka rihari ritanga hakuno ikawa, ni restaurant y'ikigo. Mugenzi ahantu ari dore ngarahinjira ni naho hari ba Brigitte na ba Eda, ndetse anga bano baje nk'ibisanzwe ko basangire cyane ko amasaha yabo menshi no gusangira gusabana no kwitamo. Aje aho bari ni Brigitte abajanga ngo niki babaye, bati nta birenze tu nta cyabaye, ariko nago bavuga byinshi. Basanga afite ku maso isonde n'ubwoba, atemubwiza uko niki cyabaye. Ukunanga mumeze nago bisanzwe. Batero rwose mihangane
tujye kuguha amakuru ariko ntagwahamure kandi utuze uyakire neza. Ndetse amakuru y'iki Buraka yapfuye, Buraka byagenze nabi. Ese Buraka yabaye iki? Natekerekanaga ari Buraka, ntabwo impamvu ari Buraka, vuga impamvu ni izawe. Ndetse kandi zanjye ziki nge nabaye iki, bigenze bite, habaye iki mumbwire. Ndigaratinya bafitanga abanyaza amakuru bashaka ko bamuhereza, babanje guca kure mu kuyamuha. Reka ngasiganga amakuru yamuhereze kandi ngo ntasare abigende mu gake, ngo namakuru ya Salimu bajye ko bamuhereza. Nese Salimu yabaye iki? Batido nibanga tukwereke. Bamweretse anga video ya Salimu mugenzi mu kigo, afite Sara mu biganza, mugenzi amukaraga, bari hagati mu kigo mugenzi imbere y'abanyeshuri, anamukubita urubizu isi yose ireba. Birahanga kuri kamera z'ikigo, bafasha ko n'amashusho bayatambaza ku mbuga zose. Umwana wa mwenyewe, umwana wa nyiri ikigo ari mu rukundo, yakubise umuntu rusomyo isi yose ireba. Yamukubise urubizu rwa mbere n'urwa kabiri rwashimangira rumeze nka za nkingo. Yabyumvishije araseka, arenzaho nk'akajyajya, bano barikanga. Yahise avangaha, reka hanga abanze yiserive, abanze yirire, nibamwangiriza umwanya. Abandi barumirwa binikira, so ntaga mukunda cyangwa genzi ni ikibazo niba kuko akunda Salimu cyangwa bigatira bizika mukunda, ndabizika mukunda cyane ndetse amufuhira. Intambara ahora arwana nuko nta muntu ajya hafi ya Salimu, ndetse mu ntambara zose munyenzi yarwana nzi neza nuko yamara amajeka kandi kose katuma Salimu ajya kure yiwe, azahangana nako amara amaje. Atako na wamenya katurebe bigana. Bakira aho ntiyatinze, yaje ahangazanye ibyo kurya yirire. Usagiye kurya ahangamye za kono yisatse mu bikapu, harimo ahanga ko nicyabuze mu teremusi yiwe. Zimwe bagendana ushyiramo ahangaha agashya kakaguma gashyushye, mu teremusi yo mutuku nagazahanira hehe. Abati rwose ntabwo twayibonye, nose uje uyifite? Ati rwose mve imodoka nyifite nje nyikoreye, ntabwo nza nyiteretse hehe, ariko nje nyifite teremusi y'umutuku. Sasa ku ruhande yaje ahangaha ni Asena, ari wahangaha yahamagaye, amuha amazina y'umuntu na adresse na telefoni yiwe. Ati mfasha rwose ushakira uyu muntu amakuru ye yose, n'impanuka abaye mu muryango we, menye igihe yabereye n'uwayikoze uwo ari we. Wahangaha biha amuha n'amafaranga yifuza. Niwe yahaye ikiraka amushakira amenye umugabo we arimo aravugana nande, kuki amutesha umutwe, kuki no mu gicuku mugenzi amutelefonnye nijoro amwitaba. Sasa bano ku ruhande bano bajanga baganira, bapanga ko mugenzi uyu munsi baza no gusohokana bagasangira iby'umugoroba. Ni Sara na Salimu ko mugenzi baganira. Sasa nga mu kigo rwagati muri koridoro y'ikigo, dore ngo barahasanganyira shyano. Abona hakurya Sara ari kumwe ni Bogare, aza hafi yiwe amuramutsa n'ibyishimo. Mbibutsa nyiragashana hanga ni imbobo kazi. Ati Sara we ko kumwe ni Bogare, ndati imbogare yitwa Salimu, uyu nawe yitwa Nazirini. Arabahuza ni Sara. Ati rwose rero nabonye akazi aha, rwose bashingiye ku bushongore bwangiye n'ubukaka n'ubudahangarwa n'ubwenge bwinshi mfite, akazi bakampaye. Ejo ndazanga ntagire nkore rwose nk'ibisanzwe, ndetse byose ngwigiye kujya ku murongo na ya mafaranga yose nyaguhereza bajya gumbaza. Nza kibivuga undanga yashimiye Salimu ko yahesheje akazi uyu muvandimwe. Ya message yahaye manager yatumye ahanga uyabona akazi. Wari utangiye ko no kwirata abagenzi ngo bashingiye ngo ku bushongore bwe n'ubukaka n'ubudahangarwa afite n'ubwenge bwinshi yikoreye ngo bamuhaye akazi, asangwa amuhesheje akazi umusore uranga imbere yiwe ibyo atarazi. Rego isoni ziramwica. Yaratangiye kwiyemera, asanga akazi akora hari izindi baraganga zabigenje neza, akazi karaboneka. Bakiraho sasa hano haje tuzi nka umusaza wa Asena, abona hakurya abantu bavugana harimo Salimu, abanza kwitsimba. Abantu ko bakomeje ni Sara n'imbogare yiwe, ngo Sara ni imbogege undi ni imbogare. Sasa kiraho vuga ati rwose biratangaje pe, kuno rwose hanga Sara afite imbogare nk'iyingi yasigaye arenza ku biryo. Kiraha
waje hafi yiwe muramutsa ati bite sote ni sawa ndati nge nkora ahangaha mushira kuvuga ko rwose hano wabonye akazi ndati nakabonye pe nabanyanga akazi muri cafetaria ya hano kujya makora ati nitwa Nazirini ndati nanjye nitwa Ari ati sasa nyine ikindi kirenze ura musore ubonye agenda no umwana wa mwenyewe ahanga rwose mu kigo ari cagakiza byenze ni bwatinze tuzaku ruhande hakuno Salim dore ngaravayo aza hafi ya Eda na Zainabu sageze ahangaha sanze bosanga bafite inkuru ko we na Sara ngo baciye ibintu ndetse inkuru yabira ahantu hose cyokoza mwantangaje pe ntago nari kuko abantu nkamwe rwose mwajya kuri level nkiriya ngisi yose bibone ndetse ko nyine nta mpamvu kubigira ibanga mugende fieri yabyo ahanga uvuga ni Salim yazanga kivuga hano haza mugeza ku kibazo cya Zainabu avuga tse ko yanagukoza amakosa ko bemukiye Blacka ubise ko Blacka dekaraye ko we na Sara bari kumwe amukunda ndate ko nakosa nkoze na rimwe umukobwa afite amahitamo yiwe avuze ko mugenzi Blacka akundana na Sara dore nganga Eda arahindukira atereka ntabwo abamukunda ntabwo mu rukundana n'undi amukubita urushisi yose ireba ahubwo Blacka yari homaga agira ngo Sara mwihatire undi atamushaka ahubwo Sara n'umuntu muzima yahisemo neza ko yafata Salim akajya mugenzi mu nzira nzima imunejeje yazanga bivuga sasa nga Zainabu atako se Eda uteye ute rwose Eda uratangaje umunejo mwashwanye muhanganye ukanamukubita urushyi mu ruhame kano kanya mugose kumudefanda ngo ari mu rukundo ruzima unamushyigikira Eda itamureba ndatso nkuru zinshi zireke ategose zo story zireke ntituzivugira nga rwose tuzireke tuziveho wizivuga wo zihorere mugenzi Eda yikangamo uyanganyeza byumvishije dore ko maso ngarahinduka amenye ko Eda yakubise Sara urushyi mu ruhame mugenzi ngo ari muri douche abandi bose bareba dore ngaramuhinduka natwakubise nde wamukubitiye iki mwapfuye iki ko bibaza ku maso ahinduka abaza mukankamira mugenzi narakaye ni Salim abaza Eda sasa ku ruhande utuze nka Brigitte dore ngaraza hakuno yaje hanga arira cyane ahogora akubita inshyi ku nkuta ibyo yumviye hakurya bya Salim na Sara nubwo yarengejeho kubyakira hanga byaranze akunda Salim cyane yaje hanga arira yivuye inyuma wabeshye abandi byenze ngo ntabirenze ngo bareka agende yirire dore ngaraza hanga harira ndetse hanga avuga izina Sara akubitagura inkuta azihonda inshyi kagahinda gakabije dore ngo karamusabika umuntu atakiye kaga yarasika suzuguritse yasebeje inshuro zingana iki dore ngaramukosora buri umutima w'umuntu ugeze amahitamo yawo ntabwo undi muntu yaza ngo yahindure yajanga n'umujinya n'akababaro kenshi muri we n'agahinda gateye ubwoba ni Brigitte aravuga ati Sara bino bintu nkoreye nyiri kuri iyi si witonde byose ungize nzabikuryoza kandi uzabyishyura ubyare mbyara umurozi worora inkoko norora gaca kazimare byose wigira ntabwo uzancika kandi tuzi ko mugenzi umukobwa urahanga akunda guhangana ng'intambara agiyemo yijyamo amaramaje ati intambara Sara ushoye ube tayari kuyirwana n'amagambo ya Brigitte yambariye urugamba intambara yindi giye kurodinga intambara yindi hanga yagiye gutangira cyako zanga ritunganya avanga hagende atareka iminsi yose nyiza kiri kuri iyi si ibyo Sara amukoze agombe azabe muryoze agomba hanga abyishyure Sara urengana Sara umuziranenge dore ngarinjira mu ntambara mu buryo atazi Jens tuganiye ahangaha ndabakunda cyane nitwa Juju giti w'igipeti reka imana bande biri cyoroshye ntimuzace kuyubutaha bakisi nkuru ya Sara bye bye ndabasamaguye ahantu hose bye